we nakoze subscribe bakanyera kabizo kuko kandi ntabwo ibibazo ari karande ku muntu nkuba kwirukanye mu kazi wikumva ko nyine n'ubuzima burangiye. ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu batabanyirukana mu kazi kampani nkuru y'imyaka 8. usibye n'ibyo ngibyo na nyiri kampani ari yiwe arahomba agasubira kuri zero. kanswe wo kuriraga abandi bakwirukanye ejo. ariko nakuraga neza kuki bagiye guhitamo abantu bari buhagarika mu kazi akarinje baheraho. ikimenyane kizarangira ryari? Birashoboka ariko kandi nta kibo gitunguye Imana impamvu yabikoze izaguhereza kandi. Sheri ntabwo ngende kubisobanukirwa ukuntu nshobora gukorera kampani nkitanguruza amajoro narayuze nakuraga kampani nk'ari yanjye naritanze urabizi. ni kangahe wambona hano mu rugo ntabwo twaraga dushwana ko najya guha umwanya ntabwo mari kampani none kampani nahaye umwanya wanjye binishije agaciro. ariko nyine nkuko bivuze Imana byose bibizi. uwo mujinya ufite nta kindi kizaguha akazi nta kindi usibye Imana yonyine. Fuka musenga Imana wizere Imana ujye mu masengesho usenge kugira ngo uzabone akandi kazi. ureke kwihegweranwa n'agahinda ngo wihebe. Ukora byo nkwiye ufukama ngasenga Imana ikanyumva pe. Mwami Mana data ndagushimiye ko ukomeje kuniza ubuzima bwo kubaho. ndagushimiye ko ukomeje kuba hafi yanjye ndetse ukomeje no kundindira umuryango. Mana ndagusabye ngo mbabare ibyajyanye byose, yaba ibyo navuze, ibyo nabonye cyangwa se ibyo natekereje. ariko Mana ntabwo numva ukuntu ushobora kunyibagirwa n'ukuntu ngusenga buri munsi, ngushima buri munsi, ukanyambura akazi. ariko nizenzi ko uzi ikizantunga kizanungira n'umuryango. ndagusabye rero Mana ngushakira kandi kazi, kandi umpereza akazi keza kaneze nako nari mfite. ukomeze umbe hafi kandi ako kazi sinzakaveho, nzagasazira muri kuntu natunga umuryango wanjye Mana. urabizi ko nugusenze buri munsi natangira akazi ndi kugusenga ngakarangiza ndi kugushimira. ariko sinumva ukuntu banyirukanye bagasika urukundo n'ukuntu ahora asinda akaza mu gitondo agasira na boss ngiye witanga bakanyiruka. Mana nizeye neza nashidikanya ko uri kumwe nanjye kandi ko uzakomeza kumba hafi. Amen. Mana uranyumvishe kweli cyane. ayo masengesho usenze ubwo urumva arenze nana. ntabwo ureka gusenga ari ukujyaho guturenga inzu isenyuka. ntabwo ari cyo kibazo. ikintu cyose wabwira Imana irabyumva. usenga Imana uri kwitonganya ari mugenzi wawe. ndayitonganya isi cyangwa ndayisabye. urimo urabibwira ngo ntabwo wumva ukuntu ngo urukundo ngo asinda buri munsi. ibyo ngibyo Imana irabireba. ese navuga ngo nta kintu kimwe kibaho gitunguye Imana, sibyo? ifite impamvu Imana yabikoze. ntarenganya ariko wasanga kampani wenda bari kuziba bakabishyira kuri bakagufunga. bafunga gute se? cyane ko bigiye kuguha akazi karenze ko wari ufite. yakambaye ubu ngubu sikukiza. ase wajya ugerageza ubundi ukanyumva. komera cyane. Meze neza?
ko wiruhutsa shyira umutima hamwe nta kibazo nanjyana se ntabwo ndi igisimba urumva kumbabarira ugakomeza ukihangana mubabarira iki urumva udufaranga tw'inzu ndabizi nayegejeho iminsi 10 yose ariko tekereza nawe iminsi 10 uri mu nzu y'umuntu ni 10 gusa se nyine ndabyumva kugenda nakwemereye ukwezi kwashize ndabizi nyine kugenda nakwemereye nogendeza indi minsi 10 ariko ndabizi ko muri hanyuma utekereza ngiye ko nunzwe n'iki ngaho ureba amezi anga fata iyo minsi 15 uri kuvuga ushyireho n'ukwezi kwashize uba mu nzu ndabyumva rwose ariko nawe ugomba guha agaciro ko nubizi ko mfite amafaranga ntacyo bamburanye twarasangiye twasanya kabisa nagahiye iyo nagafite amafaranga nazaga wenda nshobora kuba nakiza ngo tunywa agacupa ariko naho nibibazo dore maze iminsi nakazi ibyo wakabiha agaciro kugiye nayo mfite amafaranga ntacyo bamburanye icyo ngicyo ndacyumva ariko aka kanya ntabwo nyiri inshuti yawe nari inshuti yawe kuko wari ufite amafaranga nari inshuti yawe kuko wari ufite akazi icyo gihe nari bukugurize ukanyishyura icyo gihe nari bugusura ukangurira icupa none no munsi ntabwo turi inshuti aka kanya cyo dupfana nuko uri hano mu nzu yanjye byakunanira kwishyura ugasohoka ugacaho cyangwa se ukanyishyura numva nyiri mu rwego rumwe nawe bivuze ngo duhujwe n'amafaranga kameme n'ubushuti bwose twafitanye bwari amafaranga ntabwo wibeshye kuko icyakuzanye hano bwa mbere waje uje gushaka inzu kandi sinayiguhereye ubuntu wagombaga kujya wishyura si byose ibindi by'amafaranga biza ku ruhande nta bushuti mu mafaranga so ndashaka rero wishyure amezi yose usabwa niba bikunaniye usohokere mu nzu bitarenze mu kanya nimugoroba nta kindi nyivugana nawe ntacyo ubwo mereze iminsi 10 ingahe 10 iminsi ya priyavi okay iminsi 10 nawe uri kuvuga yarangiriye mu kwezi kwashize utishyuye irangiye mu minsi 15 nzakwishyura ariko nose ubwo ngiye kuva mu zero nazakwishyura nzakwishyura pesa nawe sinazo stoke wa niba nta mafaranga rero sohoka mu nzu kandi kameme uzanapereza n'amafaranga ufitemo ntarwemeye kugira ikintu usohokana guki ufite ishyura Nishije ikintu amafaranga mfite nibaje kunyumva nk'umuntu ukanyumvisha ko ikintu cyaduzaga cyari amafaranga nkaba naye mfite ko wumva mbaye inyamaswa imbere cyangwa mbaye icyo nazi imbere yawe it's okay nge amasezerano mfitanye nawe nayo kuba mu nzu unyishyura mu gihe amafaranga sinaga ibintu bibaho nago wowe n'amafaranga wowe n'amafaranga wowe uri machine cyangwa uri bank ntabwo ngufasha ntabwo ngiye nemera hano kugufasha ndi hano kugira ngo nagusije kumfasha ko nabona kubye mu nsonire ni munakazi nzakwishyura waje mwumvikana kugeza ryari ukwezi kwa mbere narakwihanganye nuko narakwihanganye aba yameze ngese amezi abiri gusa nyine cyari nguko kwaragira ngo tukurimo umuntu w'umugabo ndashaka amafaranga y'amezi yashize ndetse n'iyo misi hanyuma ugume mu nzu bitabaye ibyo ngibyo nimugoroba ndagaruka uva mu nzu nta kintu tuvugana mba ngiye najyanye n'ifunguzo ahubwo urumva kiriya giti gisombe kuki mu kigaye isombe kitarakura ubona kitarakuze kuko ushaka ko kirenga hariya muri kucyangiriza buriya murareka kikabanza kigakura ukagicaho isombe ariko cyakuze kandi ubona ubwo cyaratangiye no gusaza none ntabwo kirakura murekera aho ngaho kandi aya madafari ari hano ubona sinzi ahantu hajya hari ahandi hantu muri kubaka amazu se ko mu ntwari amadafari ariko si bose gusa harimo no kwiyinzara reka ibyo tubireke hanyuma ejo nako mu gitondo navuganye n'umugabo wawe kuki mutari kunyishyura amafaranga ese niba mwavuganye gusa yakubwiye uko bizagenda hashize akwezi harenzeho iminsi 10 n'ingahe kandi ifite n'amakuru y'uko aka kanya nta kazi agifite ndabeshye ariko kuba atagafite ntabwo bisobanuye ko tutazakwishyura wenda ashobora gucamo iminsi ukishyura amafaranga uyavanye hehe hagatindamo gake ariko zakwishyura pe gerageza wihangane rwose burya umuntu umuha icumbi cyangwa ukamucumbikira kuko afite akazi ubona hari ahantu azakura amafaranga yo kwishyura none gute nakubwira ngo ba mu nzu yanjye ukwezi kwa mbere nta kazi ukwa kabiri nta kazi ubwo se wanyambura se njye waba wihombeje niba nta mafaranga muri kunyishyura musohokere mu nzu muve mu mugendo si bose ntabwo wakwihangana kuko duhabase iminsi mike iyo uko kwezi tukwita iki ni ukwihangana
n'iminsi 15 nayo bayita kwihangana. Ndenze gutyo se iyo minsi 10 ningahe ndi Yesu se? Ntago nge hano naje kubafasha, ntago nzi iyo muvuka, sinzi niyo muturuka, icyo dupfana nuko mu amafaranga y'inzu ukwezi kwashira mukishyura andi. Ubwo nukugenda wapudetinga. None ukwezi kwa mbere kwararangiye ni wishyuye iminsi 15. So igisigaye rero ntugusohoka. Umugabo wanjye ni inshuti yawe. Ni nyangamugayo yabizi. Ariko uvuga gute ko umuntu tuvuga ngo umuntu ni inshuti umuntu n'amafaranga agira? Ushingiye kuki? Kusa akazabuze kakanye bikweho ubushuti mwaye mufitanye. So nge nari inshuti nayo kuko yari afite akazi, kuko yari afite amafaranga. Twari bwicara akangurira cyangwa muguriza akanyishyura. None akakanya niba bidashoboka nago nyiri muri level imwe nawe nta nubwo akwiriye kumbera mu nzu. Ngaba sihanganira zo. Aba yarahinduye akazi yaragiye ahandi. Okay, byari kumvikana ariko niba nakaza afite ubwo nta n'amafaranga kunyishyura afite. Ndaza kuvugana nawe basi dushaka uburyo tukwishyura. Namvugana kuko icyo shaka icyo kuvugana twavuganye n'amafaranga arayaza agomba kwishyura. Icyo shaka ni kimwe, either amafaranga cyangwa se kuva mu nzu mukajya gushaka handi ho kuba. Byumvikanye? Sinago kwihangana. Kano kanya na amafaranga dufite. Ikindi rero soka mu nzu go. Ikindi rero rero utazi. Rega buri abadamu mweme mugendana ibanga. Ribanga mwa mugendana mutazi. Buri mufite ibisubizo by'ibintu byose. Hari ukuntu ufata ibintu ukababishyira ku murongo icyambere cya kabiri kandi bikagenda neza. Kagirimo gute? Kwihangana uri kuvuga we nakore ukuntu tubikora. Tukihangana kandi. Gute se? Hawe rega nawe uri umuntu mukuru. Kagiye boss aho umusizana agiye. Agiye kushaka akazi ariko yakabona. Reka nkwereke. Sibyo? Buriya nge rega nago ngora ubuzima na ibintu byose ndabyoroshya nkabitwara neza ariko iwemere ko twumvikana. Na buriya mu gihe nk'umugabo adahari nako nubuzi ko yenda atari buze vuba cyangwa se ari butinde. Barakiyeranje ukabikora neza. Isaha imwe cyangwa ebyiri hanyuma nkongeraho ukwezi kuko kwihangana hari ikibazo. Amasaha 2 nahita nongeraho ameza ngahe 2 yo kwihangana. Umugabo akajya agenda abona muba mu nzu tukajya duhurana na mugurira ariko na ibikize nko nta kintu utumva. Nsobanura neza ntabwo ndikubyumva. Ibikimwe nawe uri umuntu mukuru. Ija mu nzu tukwiranja karyamana rimwe gusa byaba byoroshye. Regare ni kigore cyiza. Seka neza cyane. Jewe Madame Kiramani nkaryamana nawe landlord. Hanyuma mukaba mu nzu. Niba amafaranga mwayabuze igisubizo ubwo nari nguhaye indishuwa ya gatatu. Aseka nkubaze kurengega mbona uri umuntu wiyubaho ufite ubwenge buhagije none uri umujyi wa mweyo rukwehe. None usanga kuba ibyo mvuze nta bwenge burimo. Zero. Reka ngwereke rero sasa. Nasone njewe ndyamane nawe kugira ngo uduhereze ukwezi ko kuba mahano. Mu nzu none ufata ibintu byawe usohoke. Hari ikindi se mwene Mariko. Ariko se waji hano mu nzu habereyemo iki? We hari ikindi cyakuzanyemo kitari cyo ngicyo. None kuba nge twabikoramo hano ukabamo imeza. Usurinde uvuze iki kuri nge uri iki uri iki? Reka twumvikane. Wari umugabo wanjye uri. Zana amafaranga cyangwa se musohokere mu nzu y'ubyanze. Ntago ndi no kukwinginga kwanza. Ntago ngiwe ntabwo ndi kukwinginga. Ntago ngiwe nibyo ngibyo sinyibyemeye. Agaciro bigeze ku rwego kuko nge naryamana nawe kugira ngo twogere. Nanjye nabihinduye sinyibyemeye. Zana. Ntabyo ubonye ninde se ubiguhaye? Hasore umuntu musore nkawe ufite ubwenge nk'ukurese nuko so nasore kwiyandika gutyo. Aho uba ni wawe. Kubari wese bivuze ko wanjye mu maguru. Sasa rero ako mwagiye mwiyuba cyangwa ngaruke sanga mutakirimo hano akugira ngo nijyamane nawe najya kurara muri rigore nta soni cyo ni cyo ngaho soho kujya muri rigore usigira inzu yanjye naye gusigira akugira ngo nsuzuguye utabikora bikora niba hari abandi bagore uzibinjije ngizo ziyandarika ntago ngende muri sonje ubikora umvire mu nzu nta soni inzu yanjye se niyo baberamo umuntu aho ngaho ni muri gereza. Birimo birambangamira kubona nza hano buri munsi saa 6 nimugoroba kubera kutumva kubera iki ibyo mvuga n'ibyumvikana utari kumva cyane utari kumva none ni hari ngiye nawe none turi kwa kangahe hari ngiye nawe nani gukora icyo ngomba gukora ninde nyine turi kwa kangahe turi kwa kane nakubiye kuzafata faranga yawe ryari hanyuma umunsi umwe kwa kane n'ukwezi maze nihanganye bingana iki kirini ni iki namaze ukwezi naje maze 15 naje uyu munsi naje nuno mwaka kanya nunzora nukaya ndongera ndagaruka ariko paka mbonye amafaranga shaka amafaranga
Urumva amafaranga ari ikintu cya nyuma nyine kuri wewe. Aka kanya ubu ni amafaranga njye nawe, hagati yanjye nawe ni amafaranga. Ni amafaranga, nta bushuti, nta kindi tukivugana. Iyi nzu nanjye nawe ni amafaranga. Ariko ni no parafu. Yasi ibiti ni amafaranga. Kirwa rukuta sa amadafari si n'ibyondo ni amafaranga. Abiryama mugasinzira ariko nushaka kunyishyura. Nimba ubuye nguze kwa gatandatu ugahita uza kwa gatanu nabo ukazindukira abantu kumurano manywa ubugira ngo bigende bite ukicara aho ngaho basitegereza no ejo hagere nushakura ari mu ntebe amafaranga yazayo maze imisi mbona umudamu wawe acaho kuri moto agenda yambaye neza make up ari zose yarasutse ariko uri kumbwira ngo nta mafaranga ufite sino kubiko n'amafaranga ufite cyane kubika amafaranga uzaza kuyafatira waje wihanga mbwira ejo gute kandi inzi hari uyu munsi muri no kubiba mu uyu munsi sinone ngo ugeze wagaciro imyaka ingahe tumaze mu nzu yawe tukwishura neza amezi abiri yonyine se tukwishura neza niyo yabaye ikibazo amezi abiri mbaye mu nzu ya myaka ingahe amezi abiri ni amafaranga kandi nushaka kundakara kuzana uburakari bwo kundusha ndagusohoramo hanyuma dukizwe n'abandi turi veri yarangiye sha umwongeza yavuze ngo nonzonye zibiye sheri nonzo gwa yanzonyo ukuntu asa ariko ngo amafaranga mufite guteze yo nabyo ni amafaranga Bimeze neza. Shiri ko twagize umushyitsi se n'umbwira. ni ibibazo n'amafaranga y'inzu uzanye amafaranga se nawe ejo narahagusanze Muri make uje hano nyine buri munsi amafaranga. icyo ushaka ni amafaranga Shiri rero humura byakemutse. Byakemutse ndaje nguriza amafaranga yawe y'amezi abiri twari tukurimo. Hanyuma Shiri oya wikigora nakumvisha ngura niba amafaranga yabonetse ibindi byoroshye cyane ushobora gukomeza kubara ikindi kandi hari indi nzu nabonye nziza tugiye kujya kubamo irenze iyi ngiyi Nandiro Diwayi none we ni umunyamahoro nta n'ubwaba mu Rwanda yibera hanze na stress azadutera umva se toka bamvekese reka twumvikane umvukana nande ariko se waje ukanega amatwi urumureko se umva uno munsi niba amafaranga yabonetse ibintu byose byoroshye hari imbere ndagukorera jaride hano inyuma ndakubakira igikoni cyiza kigezweho cya kijyambere irangi ndayivugurura neza hanyuma uhashire etage yindi ushireho amakaro namara gushiraho amakaro ushiremo irango ya metalike ushiremo imiryango 10 wongera ushiremo intebe ushiremo utubati mu bikuta byose bikora utaji rega nta n'ikibazo bura twari dufitanye ikibazo ugifitanye n'ishitani nyine ntugire ikibazo rwose Shiri mwirere bawe oya munimo ntihagira ahantu mujye inzu ngenda bakorera neza Shiri muheza amafaranga yetu tunafire mu nzu y'ubu Shiri turamwereza kwaje kwishyura inzu tugiye kujyamo cyane Uramaze no kwishyura iyo nzu ubu ngubu twari n'imodoka yihamagaye muri nagukira urakafara neza mubu mwagira imana umutingi tukaba wa undi wakataraboneka ukazu karigitana neza yawe kuri mu rugo gushira mu cyobo urakapfuka poyo none se ubwo nibwo wakunguka urakapfuka nta kintu wakunguka ahubwo ikiza nuko wowe ngusiki ko duruzi bitotsi na muntu nasinze mbaye muzi ya myaka 8 we mwana haramu utama amahoro za gusizira nananutse ariko watuzuka byoroshye buriya yabonetse mbaba tugiye kujya mu nzu nziza uti yawe utarimo n'amakaro ifite idafite n'igikoni cyo ifite igikoni cyo mu nzu buriya ntugire ikibazo igikoni cyo mu nzu natwateye mu nzu amafaranga wayabonye amafaranga na nyoko amafaranga kuba yabonye imana nagukuye tuza Randiro ngiye ntugire ikibazo Randiro urakabyimba umutwe urakabyimba amaso urakavamo inzara urakamera umusatsi ukamera Randiro urakajya muri toilette bikanga nawe ntabwo urakarya ibiryo bikakujya mu nda buri munota Shiri urakihagaye ku butahagarara kapfu Shiri ngwari kumutuka wakifuza kuba mu nzu utishyura Shiri ko ayo mafaranga bataraya muri gutuka gutyo nkuko bisubiyeho watutsanjye utigurya aha okay sasa mwanze muzana amafaranga pesa hapa vuba wanze mwishyure oye yazana amafaranga Randiro biteze bitore zana amafaranga